Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Wowe uri umuntu nakuranye nawe, uri umuntu nzi, ndetse uri umuntu rimwe nigeze gukunda. Nimba nshobora gufasha abantu ntazi, ni gute we ntagufasha? Muri ako kanya amakahise atangira kurira, ariko muri ako kanya ese yihanagura. Arangira amuga ati ntabwo nshaka kwiyumva ko muri njyewe hari umuntu ugomba kugira icyo amarira. Robert arangira amwitegereza, arangira amuga ati ibi ngibi ubifate nk'amahirwe ya kabiri, ntubifate nk'aho ari ideni, ubifate nk'aho ari amahirwe yawe yo kugira ngo wongere uhaguruke. Nuko uyu mugore arangije yitsa umutima, atangira kwitegereza ku ntoki ze. Nuko arangije aramuga ati okay Robert, nzagerageza. Nuko mu gitondo rero Robert yafashe amaka ndetse n'abana be abajyana kubagurira imyenda mishyashya. Yabajyanye ahantu muri butike imwe mu mujyi. Ubwo bahageraga basanze umukobwa mwiza, arangije abakira neza. Robert arangije amubwira ati mufate buri kimwe cyose mushaka. Amakanga atangiye kugira ubwoba, atangiye kureba ibiciro byanditseho kuri iyo myenda. Buri kimwe cyose usanga cyari gihenze. Nuko arangije amubwira ati Robert, ntabwo nshobora kugura uyu mwenda. Robert aramubwira ati amaka nta kibazo, abana baba bakeneye ibi ngibi ndetse nawe urabikeneye. Ubwo rero bari bavuye aho ngaho kugura imyenda. Amaka yarahindukiye yitegereza Robert, arangije amubaza ati si Robert, ni ukuri icyo uri gukora ibi ngibi? Robert arangije ahagarika kugenda, aramwitegereza, aramubwira ati ndi kubikora kubera yuko nkwitaho Amaka. Nuko arangije asa nk'uwifata, ahuza amaboko aramwitegereza. Nuko arangije aramubwira ati Robert, ndabizi neza ntabwo abantu bajya bafasha abandi badafite icyo bashaka. Aramaze ati Robert, nshaka iki? Robert arangije yitsa umutima, aramubwira ati ntago buri kimwe cyose mu buzima kiza kubera igiciro. Njye ndashaka kubona wowe n'abahungu bawe mumeze neza muri ahantu hatekanye. Amaka arangije aramwitegereza neza, atangira kwiga, atangira gusoma isura ye. Amaka aramaze igihe kirekire cyane ari mu struggle, ndetse aramaze igihe kinini cyane yiteguye ibintu bibi. Muri yo kubona umuntu amubwira ngo agiye kumugirira neza, yumvaga ari ibintu bitabaho. Arangije aramubwira ati Robert, ntabwo mbizi yuko nshobora kongera kwizera umuntu n'umwe ari we wese. Nuko Robert arangije aramubwira ati nyine ntunyizere, nta kibazo. Ibi ngibi yabivuze mu buryo buri simple, buryo yiyoroheje. Aramubwira ati wowe ufata ibintu nk'uko biri kuba, nyine nk'uko uri kubibona. Nuko Amaka arangije yitegereza abana be. Abana yabonaga bari guseka bishimye. Atangiye kwibwira muri bati wenda Robert yari ari mukuri. Nuko igitondo cyakurikiyeho, Robert yaje guhamagara Amaka. Nuko arangiza amwicara uruhande rwe. Mu by'ukuri Amaka ntabwo yarazi icyo agiye kumubwira. Uwo musore arangije aramubwira ati ndashaka kuguha akazi. Amaka atangiye gutungurwa, ndashaka kuguha akazi muri kampani yanjye, ese ni iki nzakora muri iyo kampani yawe? Nuko Robert arangije aramubwira ati humura, uzatangira ukora utuntu dusanzwe, utuntu tworoheje. Aramubwira ati ntabwo ntekereza yuko nshobora kubikora, maze igihe kinini cyane ntakora, ese bizagenda gute ndamuka nkoze amakosa? Robert arangije araseka, aramubwira ati Amaka, buri umwe wese akora amakosa, ariko ndabizi yuko uri smart. Wowe icyo ukeneye ni fresh start, ukeneye kongera ugatangira bundi bushya. Ugomba gutangira kwiyizera muri wowe. Uyu mukobwa rero yatangiye gutekereza ibintu byinshi muri we, atangira kumva ukuntu agiye gutangira gukora mu biro, wakorana n'abantu batigeze bahura n'ibibazo yahuye nabyo. Ariko nyuma yaje gutekereza ku bana be. Abana be bari bakeneye kubaho, ndetse bari bakeneye hazaza heza. Nuko arangije yitegereza Robert, aramubwira ati okay, ndabyemeye Robert, nzagerageza. Robert muri ako kanya yahise aseka, aramubwira ati ibyo nibyo ndashaka kumva. Amaka rero ku munsi wa mbere ubwo yaje gukora, abakozi bari barahangaha bari bafite confidence, ubona ari abantu bamenyereye akazi. Muri we rero iyo yabonaga akabigereranyaho, yabonaga ari umuntu muto cyane, ndetse yabonaga ari umuntu utazi icyo ari gukora aho ngaho. Nuko Robert arangije araza, Amaka agiye gutangira gukorana natwe, ndabinginze mu muhe ubufasha bwose akeneye. Yatangiye kumva ndetse atangira kubaza ibibazo. Nuko mu gakeya ibintu byatangiye kugenda biza, ndetse yatangiye kwiyumvamo confidence, atangira noneho kujya yakira abakiriya. Nuko Robert arangije aramwitegereza, aramubwira ati nari mbizi kuzabikora. Abana bari bafite buri kimwe cyose koko bifuzaga, abana babonaga buri kimwe cyose bifuzaga. Aba bana bakundaga gukurikira uyu musore Robert aho yajyaga hose, bakajya bamuhamagara uncle.
ndetse Robert iyo yabaga yicaye nko muri salo ari gusoma ikinyamakuru, abana barazaga bakamwicara iruhande. Mu by'ukuri aba bana bari bamaze kwishimira uyu musore Robert, ndetse iyo bakabicaye iruhande rwe batangira kumubaza ibibazo bitandukanye. Nuko umunsi umwe ubwo Robert yari yicaye, akana kamwe karaje karamaze ati se Uncle Robert, tuzaguma hano ibihe byose? Robert arangije yitegereza uyu mwana, arangije araseka, aramubwira ati muzaguma hano igihe mama wanyu azabishaka. Nuko wa mwana wundi yari aho ngaho ari gukina, arangije asubiza Robert aramubwira ati mama arishimye kuba aha ngaha, ntabwo mama akirira nijoro nk'uko yabikoraga. Nuko Robert arangije arababwira ati bana batoya, ibyo ni ibintu byiza. Nuko ka kana kandi karamubwira kati natwe turahakunda, dukunda kuba turi aha ngaha, twishimiye kuba aha ngaha. Amaka yari ahagaze ku rugi hafi aho ngaho, yari arimo yumva buri kimwe cyose ndetse ari kureba buri kimwe cyose uko kiri kugenda. Nuko tugiye mu kandi kagigi kure y'aho ngaho, wa musore waramuteye inda. Emeka aho yari yicaye aha ngaha muri aka kabari, yari afite inzoga mu ntoki ari kunywa. Aha ngaha hari umusore warimo uvuga amagambo hafi ye aho ngaho, atangiye kuvuga ati muzi Amaka, umugore ufite abana babiri b'impanga b'abahungu. Uno mugore asigaye abana n'umugabo w'umukire cyane, ndetse uwo mugabo ari kwita ku bana be. Emeka arangije atereka ikirahuri cye hasi, arangije aramubaza ati ibi uri kuvuga ngo ari kwita ku bana be ni ibiki uri kuvuga? Noneho wa mugabo ahita azunguza umutwe, aramubwira ati bari kuba mu nzu ye, arabagaburira, arabambika, ndetse bamwe bavuga yuko ashobora kuba yarabadotinze. Muri ako kanya Emeka yumvise ibitugu bimuvuyeho. Emeka yatangiye hanga gutekereza ibintu byinshi cyane muri we. Yatangiye kwibaza ati se bizagenda gute nimba uyu mugabo yaradotinze abana banjye? Ese abana banjye nimbabura burundu bizagenda gute? Nuko arangira avugira mu ijwi riri hejuru ati oya, ntabwo bishoboka. Atangira kubaza ati uno mugabo namukura hehe? Nuko ahangaha rero baje kumuha information, baza kumuha aho yasanga uno mugabo. Mu gitondo cyakurikiye uno mugabo yahise yerekeza ku biro bya mugabo Robert, ndetse na appointment afite. Akigera aho ngaho umukozi wa reception, receptionist yahise ahaguruka. Nuko mu gihe uyu mukozi wo kuri reception akivuga avuga ati ntabwo bishoboka, Emeka yahise atambuka arangije yinjira mu biro bya Robert. Robert wari uri muri computer arimo areba amatuki batandukanye, arangije agiye kubona umugabo arimo arinjira. Nuko umugabo arangije aramubwira ati ngiye numvise yuko Amaka ari kuba mu rugo iwawe. Ahangaha yavuze n'ijwi rirerire cyane, ndashaka kubona abana banjye. Robert ahangaha yahise asubiza intebe inyuma, arangije aramubwira ati musore muto urinde, ese ni gute utinyuka kuza mu biro byanjye nta appointment ufite, nta gahunda ufite, nta gahunda dufitanye? Emeka atangira kuvuga n'ijwi rikomeye cyane rirerire, atangira kuvuga ati ndi Emeka, ndi papa w'abariya abana, rero mfite uburenganzira bwo kubabona. Muri ako kanya Robert yahise yumva atangiye kurakara, arangije amaze turi papa wabo, arangije araseka, aravuga ati wasize abana bawe ku muhanda, none urumva ubitayeho? Ese wabuze ibyibuze n'amazina yabo? Ese wabuze uburyo basurvivinze kugeza uyu munsi? Muri ako kanya Emeka atangiye kurakara, atangira kuvuga ati bara n'amaraso yanjye, mfite uburenganzira kuri bo, n'amaraso yanjye. Robert arangije arahaguruka gakeya, arangije amaze ati musore ka nkubaze, ese abana bawe igihe bari bashonje wari uri hehe? Ese igihe batari bafite aho kurara wari uri hehe? Arangije avuga ati njyewe nakoze amakosa, ariko ntabwo bivuze ko nakunda abana banjye, nshaka kubona abana banjye nonaha. Robert arangije azunguza umutwe, nuko aramubwira ati nta burenganzira ufite bwo kwinjira hano ngo usabe icyo wifuza icyo ari cyo cyose. Iyaba warakundaga abana bawe ntabwo wari kubareka ngo bajye guhura na buriya buzima bari barimo ku muhanda. Muri ako kanya urugi rwahise rufunguka, Amaka yahise yinjira. Agikingura aho ngaho akibona wa mugabo Emeka n'uburakari bwinshi cyane, yahise ahagarara. Hashize akanya gato buri wese atavuga. Nuko Amaka arangije atera intambwe, ahangaha yari afite ijwi ry'uburakari bwinshi cyane. Arangije aramubaza ati nta n'isoni ufite zo kuza hano? Nyuma ya buri kimwe cyose wakoze uratinyuka ukaza hano? Emeka arangije aramureba, aramubwira ati Amaka, ndashaka kureba abana banjye. Nuko Amaka arangije aramuseka, arangije aramubaza ati ni abana bawe? Ese igihe wadutereranaga warabyibukaga ibyo ngibyo? Wigeze ubitekereza? Ese igihe nandi ku muhanda ndi gusaba wari uri hehe? Muri ako kanya Emeka yatangiye kumva umutima utangiye kumusimbuka, arangije aramubwira ati nakoze amakosa. Aramubwira ati oya. Arangije amwegera, aramubwira ati ntabwo ari amakosa wakoze, aho wafashe amahitamo, wahisemo kugenda, wahisemo kutureka kugira ngo ube ubuzima bwawe wenyine. Ntabwo wagombye kuza wiyita papa w'abana, nta nubwo ubakwiriye bari abana. Muri ako kanya Emeka yatangiye kurakara, arangije avuga ati ntabwo ushobora kuntandukanya n'abana banjye.
muri ako kanya amaka yatangiye kurakara aravuga ati Meka ntabwo bishoboka, bariya ni abana banjye, bariya ni njyewe wabareze ndetse ni njyewe wabarinze ndetse ni njyewe wemeye nka safaringa nkababara kubera bo, ese wowe wari uri hehe? Meka atangiye kujya afungura umunwa ariko nta jambo na rimwe ryasohokaga. Amaka arangije yitsa umutima nuko arangije aramubwira ati wari ufite amahirwe Meka, abana banjye abahungu banjye ntabwo bakeneye umugabo nkawe w'umubeshyi ndetse ntabwo nzigera ntuma ubabaza abana banjye. Muri ako kanya Robert yaje kuvuga nuko aramubaza ati wumvise amagambo yakubwiye noneho wamvira mu biro ukagenda? Meka aho ngaho yahagaze aho ngaho yabuze icyo avuga, arangije yitegeza Amaka ndetse yitegeza Robert, arangije arasohoka. Nuko iminsi rero yakomeje iratambuka ihinduka ibyumweru ndetse ihindukamo amezi. Ubuzima rero bwagiye buhinduka ndetse buhinduka ikintu Amaka atigeze atekereza yuko cyaba. Ubuzima bwarahindutse, atangira kugira amahoro muri we. Abana bari barakuze, FMG ndetse na Ibube ntabwo bari bakiri muri yasi y'agahinda y'inzara, ubu ngubu bari bameze neza. Nuko umugoroba umwe ubwo Amaka ndetse na Robert bari bicaye ahangaha muri garden, muri jaride, barimo bareba abana ubwo barimo bakina bihishanya aho ngaho. Amaka arangije yitegeza Robert, arangije amubwira ati ndatekereza yuko ntagushimiye by'ukuri nk'uko nakabikoze. Robert arangije araseka aravuga ati ntago ari ngombwa cyane, kuba nk'ubona wishimye ndetse n'abahungu bawe birahagije. Nuko uyu mukobwa arangije aramwitegereza. Bwa mbere mu buzima bwe yahisemo noneho gutangira kugira ibyiyumviro yari yarikuyemo imyaka yose yarishize. Nuko umugoroba umwe rero Robert ndetse na Amaka ubwo bari bicaye kuri balcon, Amaka arimo areba muri telefone areba amafoto. Nuko Robert arangije amubwira ati Amaka hari ikintu nashaka kukubwira. Arangije amubaza ati urashaka kumbwira iki? Umusore yamaze akanya gatoya ari gutekereza ibyo yamubwira. Nuko arangije amubwira ati Amaka narakukunze kuva kera. Aramubwira ati ariko ubu ngubu ndashaka umitemo kubera uwundi we, ntumitemo kubera ibyo mfite. Amaka ngahise atungurwa, ntabwo yari yiteguye kumva aya magambo. Arangije amubwira ati oya, nonaha oya. Yagerageje kwitegereza uno musore ngo arebe nimba koko, arebe nimba wenda ari kumukinisha, ariko Robert nta kintu na kimwe cyari kiri mu maso usibye ukuri. Yatangiye kureba ku ruhande ndetse umutima utangiye gutera cyane. Nuko arangije amubwira ati Robert ntabwo nzi ikintu navuga. Nuko Robert arangije amubwira ati no ntugire ikintu uvuga, wowe wumve. Arangije amubwira ati ntabwo ngiye nshaka kumfata nk'umugabo wagufashije igihe utari umeze neza, ndashaka kuba birenze aho ngaho, ndashaka kuba hafi yawe, atari uko nkugiriye impuhwe ahubwo kubera ko nguhisemo, ndetse nanjye ndashaka yuko umpitamo. Ntumpitemo kubera ibyo nagukoreye, ahubwo umpitemo kubera ko bishaka. Amaka yatangiye kwitegereza abana aho bari gukina aho hasi muri jaride. Mu mutwe hatangiye kuzamo emotion nyinshi cyane. Nuko arangije yitsa umutima. Nuko arangije amubwira ati Robert ibi ngibi birarenze. Robert amubwira ati ndabizi. Robert amubwira ati kandi nta nubwo njyewe ni numva ko wansubiza nonaha, ngiye icyo nashaka kugira ngo wumve amarangamutima yanjye. Nuko uyu mukobwa yafunze amaso akanya gatoya, atangira kwibuka ahatambutse he. Ubwa mbere yizeye umuntu, ubwa mbere yaje kwizera urukundo bituma agira agahinda. Nuko aramubwira ati Robert narababajwe, nigeze guha umutima wanjye umuntu arangije aranyangiza. Ese bizagenda gute ndamuka ngize amahitamo mabi nanone? Ese bizagenda gute nibyo ngira bikaba ibibazo? Robert arangije aramwegeranyije amufata ibiganza aramubwira ati Amaka ntabwo njyewe nagusezeranya yuko ubuzima buzahora ari bwiza, ariko hari ikintu nagusezeranya, ntabwo nzigera nkureka, sinzigera ngusiga, ntabwo nzigera ngutererana, ndetse wowe n'abana bawe nzabarwanirira, ndetse byose nzabikora ku bwacu. Muri ako kanya Amaka yahise arira ariko ahita yihanagura. Uyu mukobwa yashakaga kumwizera, yashakaga kongera akimva mu rukundo, ariko yari agifite ubwoba muri we. Nuko arangije arahindukira aramureba, yaramwitegereje mu maso ngo arebe nimba hari nkuko adabutinga afite cyangwa se hari ikindi kintu abona mu maso ye, ariko nta cyari kirimo. Icyo yabonaga gusa ni ukwihangana ndetse n'ubumuntu muri we. Arivugisha ati ntago ntekereza nimba nabikora. Robert arangije arambwira ati fata igihe cyawe, humura nta hantu ngiye. Bwa mbere rero ahangaha rero Amaka yatangiye kumva ko byanze bikunze agomba kwirekura kongera agakunda. Nuko uko iminsi yagiye itambuka Amaka yatangiye kugenda abona Robert mu bundi buryo.
yatangiye kubona uburyo akunda abana ndetse afite no kwihangana, ndetse yatangiye kubona uburyo amwumva iyo ari kuvuga, ndetse akabona uburyo atamushyiraho pressure. Ntabwo uyu musore mu by'ukuri yavugaga yuko ari kwita ku bintu, ahubwo yarabyerekanaga buri kimwe cyose yakoraga. Nuko umugoroba umwe ubwo bari bicaye hanze, Amaka yaje guhumeka yica umutima arangije aravuga, hamwe ati Robert, maze kubona uwo uri we, none icyo nakubwira, nanjye ndagukunda. Robert yese atungurwa. Robert ahangaha yahise aceceka, nta kintu yongeyeho. Nuko hashize akanya gato yahise aseka, nuko aramubaza ati, uri gukina cyangwa ibyo uvuze ni ukuri? Amaka aramubwira ati yego, ndagukunda. Robert yahise anyarukira mu nzu, arangije aragaruka ajya ku mavi ye, arangije amuha impeta, arangije aramubaza ati, Amaka, uranyemera ko mbere umugore? Amaka ngaha yahise arira, emotion ziramufata, arishima cyane, aramubwira ati Robert, ndabyemeye. Robert yahise aseka, arangije amwambika impeta aramuhobera. Nuko hashize iminsi mikeya, Robert yaje kumwegera amubwira ati, Amaka, ndakeka ari igihe kugira ngo tujye gusura umuryango wawe. Nuko Amaka arangije amubwira ati, Robert, ibyo nturi kuvuga, papa wanjye yaranyirukanye, ntabwo yitaye ku biri kumbaho, ese ni ukubera iki najya kumureba? Robert arangije amufata ibiganza, aramubwira ati, ndashaka ko tujya kureba ababyeyi bawe, kubera yuko kubababarira ntabwo ari ku bwabo, ahubwo ni ku bwawe. Wenda bazicuza ibyo bakoze. Nuko Amaka yaje kwemera. Baje rero kuva aho ngaho bagana iwabo wa Amaka, ndetse bajyanye n'abana b'impanga. Ubwo bari bahageze, mama we akimukubita amaso yatangiye kurira cyane, atangira guhobera umukobwa we, aramukomeza ambwira ati, mukobwa wanjye, nagukumbuye cyane. Papa we yarari aho ngaho ari kumwitegereza, yacitse intege ndetse yasubiye inyuma, ntabwo yumvaga yamwegera. Nuko arangije amubwira ati, Amaka, umbabarire, naribeshye, nakoze amakosa kukwirukana, ushobora kumbabarira Amaka? Amaka yahise arira aho ngaho. Ahangaha Amaka yari yaraciye mu bubabare bwinshi cyane, ariko yahisemo kubireka bikagenda. Ambwira ati, papa, ndakubabariye. Nuko Robert aho yarahagaze aho ngaho, ndetse n'ikibariro cyinshi cyane, arangije abwira papa we ati, nyakubahwa, nakunze umukobwa wanyu, ndashaka kumushyingirwa, kandi ndabasezeranya yuko nzamwitaho kandi mwite no ku bana be. Nuko papa wa Amaka arangije aramwitegereza, aramubwira ati, nguhaye umugisha wanjye, mpungu wanjye. Nuko muri iryo joro rero umuryango wose waracelebratinze, barasangira, barishima. Ababyeyi ba Amaka bari bishimiye cyane kongera bagahura n'umwana wabo, ndetse bagahura n'abuzukuru babo. Mu gitondo rero ubwo bari bavuye aho ngaho, Amaka yarameze neza cyane, yumva yuzuye urukundo, ndetse yarafite urukundo, ndetse afite n'umuryango, ndetse bwa nyuma yarafite amahoro muri we. Byaje rero kugera baza gukora ubukwe. Mu bukwe bwari ubukwe bwiza cyane, buri umwe wese yari yishimye, abavandimwe n'imiryango bari baje. Amaka ngaha yasaga neza cyane, ndetse na Robert umugabo we basaga neza cyane. Mu by'ukuri ahangaha ubukwe bwaranzwe na emotion nyinshi cyane. Robert ahangaha rero yaje kwitegereza umugore wa Amaka, arangije araseka, aramubwira ati, Amaka, urasa neza cyane. Nuko Amaka arangije aramusubiza ati, nawe urasa n'umugabo witeguye kuba umugabo w'umugore. Inshuti bavandimwe, nizere ko inkuru nabateguriye rero mwayikunze, nizere ko hari amasomo menshi mwakuyemo, nizere ko kandi muri wisharinge mukageza ku bandi bantu nabo bagakuramo ayo masomo bakayigiraho. Namwe bashyashya rero ndabakiriye, icyo nabasaba no gukanda subscribe ndetse no mukanda no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho inkuru nshyashya. God bless you, see you next time, ciao ciao.